basa nkaho babiziranyeho kandi ubona batari no mu kigero kimwe ku buryo ni wa mwana ngiye mu rugo nta natinyuka no kubwira ngo iki kimeze gutya ngo ariko mwebwe mubishobora mute ngo ndi kukubaza nk'umuyobozi ngize amahirwe kubera ko mbonye umuyobozi w'aba bana umwe mu bayobozi b'aba bana niki kintu mukora niki kibafasha kugira ngo muboroganize mubageze kuri ubu bumenyi n'ubuhanga nababonanye icara neza nk'umukobwa nyine kumwe na bere icara neza nurangiza amata uyarekere hano kuri kurya witonze nurangiza ufate keke urye keke witonze wagiye n'agakeke simanzi ugiye agakeke ni uwo mukobwa Diana gana ngufatire abwiye Messi ngo mfatira bwifatire bakunebe none nazindi zikase kore neza bidasebetse de ushirire aho ifa naperezo yumvira ukunda abana byo nanjye ndabizi ko mbakunda nabaye mu bana cyane cyane nahereye muri eglise uko nakuriye muri Sunday school nkura mu ishuri ry'icyumweru nyuma nyobora iryo shuri ry'icyumweru mu myaka yanjye myinshi kugeza 2007 mpawe inshingano ngo nyobore ku rwego rwo kuyobora itorero narindi mu bana binkuriramo bimbamo mba mu buzima bw'abana hanyuma nyuma yaho ninjiyemo cyane nibwo namenye nasobanukiwe mu mahugurwa menshi nabonye namenye ko umwana mutoya ngiye nitwa Nyirashuti Alice nkaba ndi head teacher w'abana kuri New KIDS NYANZA twishimiye kubana n'abana uyu munsi wa none biratunejeje n'ukuri nkurikije abana mu gikorwa cyo gukata cake turishimye cyane kubw'uyu munsi byiza rwose abana murishimye bombo chocola abana none tabatica abandi basi abarezi b'abana nabo nikaze muze dufashe abana gukata cake muhumure nta kibazo n'umunsi mwiza abana abarezi b'abana bagezeho tugeze ku gikorwa cyo gukata cake wow nice oh bravo umunsi mwiza abana mujye kwicara abana mujye kwicara dukora iki gikorwa cyiza wow bravo okay ngaho ugenda kwicara bera imbogamizi mukurera abana subwo imbogamizi uransobanurira ariko kurera abana byonyine n'umugisha nago numvamo imbogamizi uyu nguyu arikino
Mwiriwe. Oya nta kibazo. Bayi. Mujye mu muhanda muve mu byatsi. Arsene. Karibu. Gendera mu nzira. Sibyo? Sarade. Tugende boro. Wagezeho ni hano nawe ari gitara ari gitebe. Uyihorere mugende. Uyireke twigende. Ndaza gusaba dutangize isengesho ribuze gusaba rero Raki aze kuza kudufasha dusenga Imana hanyuma dutangire gahunda. Uwiteka Mana yacu turagushimye, tugushimiye ko uri Imana nziza, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi. Turagushimye ko waturinze ukabana natwe ukadufasha muri uyu mwaka wose kuva mu ntangiro zawo tukaba tugeze ku iherezo ryawo. Turabigushimiye, izina ryawe niryubahwe. Uyu munsi twaje ahangaha kubera ko twibuka ineza yawe, twibuka urukundo rwawe. Mu munsi mwiza w'abana wo kubibutsa urukundo rwawe ko wavutse, turasabye ngo uzubane natwe. Turaguhamagaye ngo ubane natwe muri uyu mwanya, muri ibi byicaro, turusheho kwibuka urukundo rwawe, kandi uyu munsi mwiza abana barusheho kugira ibindi bunguka mu bumenyi bwabo. Ijambo ryari yaravuze ngo tumenyereze umwana inzira kwe kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Turasabye kugira ngo rero n'uyu munsi wa none
urusheho kutwigaragariza, abana bacu bakurire mu buntu bwawe, abana bacu bakurire mu kukumenya biruseho, izina ryawe rihimbazwe. Bana natwe muri uyu mwanya wose kuva dutangiye kugeza dusoje, tubone ineza yawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Arakoze cyane. Turi kumwe na bene data tubana muri ministeri yitwa DNA Ministry. Reka badusuhuze. Mubakomera amashyi bari abashyitsi badusuye. Murakoze. Turi kumwe nabo tubana i Nyanza na Karembure nako i Murambi. Hari abanyamurambi baje? Okay. Nawe nadusuze Wini nawe tubana i Nyanza. Murakoze cyane. Reka twakire rero Alice. Uretse ko tugiye guhita twinjira muri kiriya gikorwa. Hello. How are you? Are you okay? Are you happy? Yes. Are you sick? Ninde urwaye? Mwese muri bazima. Okay, stand up. Mbere na mbere turabanza tugire gute? Tugiye kubanza dusenga Imana, sibyo? Wowe urarwaye? Imana igukize. Okay, muhaguruke dusenge maze tureta dukira mu izina rya Yesu. Stand up. Father God, in Jesus' name, amen. Uruziga rwiza hari ariko harabanza haza abana bake bakeya, sibyo? Noneho muze. Okay. Twese turarebana ariko mwegeye inyuma. Arsene inyuma. Christmas, we wish you a Merry Christmas, with Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Amashi, New. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy. Amashi, dukome mu mashi. Hereza oreya. Uwangu. Ufashe umwana wo muri telefone. Muvuge cyane ngo zirakamwa, sibyo? Ntabwo baguhaye. Hari abana batarabona amahirwe. Tugiye kuzamura gutya. Hafi bibi. Weyashya none isura. Jena. Mwongera rimwe. Zirakamwa. Okay. Bravo. Mwegera inyuma gatoya. Uyu mwana wamuhojeje. Sheri ushaka iki? Wow. Bravo. Bravo, mashi, bravo. Mukome mu mashi, amashi. Amashyo.
yayifashe kisubu ni cyava abandi bana bakeya ni bake cyane hano bari kwa byiza barenze bake ni bazi bake cyane Freddy muginyuma abana mu gikorwa cyo gukata cake turishimye cyane kubw'uyu munsi byiza rwose abana murishimye bombo chocola abana none cyabatica abandi basi abarezi b'abana nabo ni ikaze muze dufashe abana gukata cake muhumure nta kibazo ni umunsi mwiza abana abarezi b'abana bagezeho tugeze ku gikorwa cyo gukata cake wow nice oh bravo umunsi mwiza abana mujye kwicara abana mujye kwicara dukora iki gikorwa cyiza wow bravo okay ngaho ugenda kwicara sheri nange ndakuzana turebe cecekere icara neza nk'umukobwa nyine kumwe na bere icara neza nurangiza amata uyarekere hano kurya witonze nurangiza ufate keke urye keke uri kurya wagiye n'agakeke simanzi ugiye agakeke ni uwo mukobwa Diana gana ngufatire abwiye Messi ngo mfatira bwifatire bakunebe nta zindi zikase kore neza bidasebetse de
reka ngushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Emmanuel Tuyishimire, iyi ni Izayisoza TV. Turi muri Noheli y'abana, ariko mbere y'uko itangira na nyuma y'uko irangiye hari ibyabaye. Ibi byose byagiye bidutungura. Turi kumwe na mwarimu mukuru cyangwa se diregiteri w'abana, nge niko namubonye, ariko ngize amahirwe yo kumwegera, ari buze kubibwira anababwire buri kimwe cyose. Muraho neza? Muraho. Yesu naje. Yesu ahimbazwe cyane. Nitwa Emmanuel Tuyishimire, iyi ni Izayisoza TV. Mwe muri? Nge nitwa Nyirashuti Alice, nkaba ndi head teacher w'abana kuri KIDS NYANZA. Twishimiye kubana n'abana uyu munsi wa none, biratunejeje n'ukuri. Nkurikije uko nagiye mbibona, uko mwagiye musangira n'abana, uburyo ki mwagiye mwita ku bana, byari ibintu byiza. Ibi bintu uyu mutima no kuvuga ngo uyu mutima nabazangukira akambibaze gutya, uyu mutima mukomora? Tukomora kuri Kristo Yesu. Dufite ijambo ritubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Icyongeyeho turi inshuti y'abana. Yesu yakundaga abana, yaravuze ati mureke abana batoya bansange kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mu bigaragara inshuti y'abana, abana ni abantu beza, abana nyine ni pfura, niko navuga. Tuba tunejejwe no kubana nabo muri uyu munsi. Uwo mutima rero tuwukomora kuri Kristo Yesu, wadutoje gukundana no kugira urukundo hagati muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Hari icyo abadukurikiye bakwibaza, kuki mwayikoresheje nyuma y'uko Noheli baye? Kuki mutayikoresheje mbere? Kuko kwa gatandatu niho hari Noheli y'abana, mwe muyikoresheje uyu munsi. Byatewe n'iki kugira ngo mukererwe kuyikora? Ntabwo twakererewe, byatewe nuko muri Noheli y'ubushize abana nabo bari kuyenjoyingira mu miryango yabo. Biba ngombwa ko dukora umwihariko w'ikigo cya KIDS NYANZA kugira ngo natwe dukorektinga abana batari mu rugo, tubazane nyine, kuko iyi Noheli yo mu rugo y'abana n'ababyeyi isa niyarangiye. Natwe twashatse kubafetera yabo nk'umwihariko w'ikigo. Niyo mpamvu twayishyize kuri uyu munsi wa gatatu. Nabwo ntacyo bitwaye, turacyari mu minsi mikuru. Niki kijya kibabera imbogamizi mu kurera bano bana banyu? Abana b'umuryango nyarwanda muri make, reka ne kuvuga ngo abana banyu, kuko harimo abawe, harimo n'ab'umuturanyi, harimo n'ab'inshuti n'abavandimwe. Niki kijya kibabera imbogamizi? Mu kurera abana si ubwo imbogamizi uransobanurira, ariko kurera abana byonyine ni umugisha, ntabwo numvamo imbogamizi. Nta imbogamizi, ubwo biraba ngombwa ko wongera ugasubiramo ikibazo neza. Ikibazo ndi kukubaza, yenda sinzi niba uri kucyumva neza, nakubazaga ngo mbese niki, buri rugendo rwose rugira inzitizi. Hari ibitagenda neza, hari ibyo muba mukeneye ntimubibone. Bimwe muri byo ku buryo yenda umuntu udukurikiye n'uzadukurikira aka kanya avuga ati yo ese nari nabikunze, ariko bahura n'ibi bintu bigiye bitandukanye ku buryo nanjye nashiraho amaboko. Okay, ntago nari nasobanukiwe neza ikibazo, ariko nyine nkuko ubona mu bana hakenerwa ibintu byinshi. Umwana ushaka kubona ibintu byinshi bitandukanye n'ibyo yabonyeje. Hari ibikinisho, hari udutabo tw'inkuru nyinshi cyane. Ibyo byose nyine abana iyo barushaho kubibona bigenda biba byiza kurushaho. Nibyo ngibyo numva twavuga. Ikigo cyanyu cya KIDS Nursery School, ni iki kintu mwumva muteganya kugeza ku iterambere ry'umuryango nyarwanda w'ejo hazaza? Dushaka kurera abana ku rwego rukomeye, haba mu mibereho isanzwe, mu mibanire n'abandi, kugera ku rwego mu mibanire n'abandi mu rwego rwa gikristo, ko ariko dushaka kukuza abana tukabageza ku rwego rukomeye, bakazavamo abantu bakomeye. Uyo niyo ntumbero yacu, dushaka kurera abana mu buryo burenze uko mbitekereza. Sinzi uburyo nabivugamo, ariko hari uburyo tubyifuzamo ko birenga urwego turiho bikagera kure. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha, ndabashimiye. Murakoze namwe. Imana ibaha umugisha cyane.
yego turongeye twegeranye cyangwa se tuzanye kuri kamera undi muntu wari witabiriye kino gikorwa cyo guha noheri abana bo muri nasari New Light Nursery School. Muraho neza nyakubahwa? muraho neza. Nitwa Emmanuel Tuyishimire. Bakwita? Nakoze cyane, nitwa Raki Akuzwe. Akuzwe, twakiye kuri kamera za Izabisoza TV. Yego murakoze cyane. Uyu munsi iki gikorwa cyo guha abana noheri ndetse n'umunsi mukuru w'abana muri iyi nasari ya Nyanza, niki cyagufashije? Murakoze cyane. Iki gikorwa nagishimye cyane, nagikunze kuko ubu ni uburyo bwiza bwo kurera abana ariko mu nzira ya gikristo. Kubaha noheri ukabibutsa ko ni ibintu biba bizabibutsa yuko hari undi mwana wabaye nkabo kandi bazafatiraho icyitegererezo cy'ubuzima no kuyoboka Imana. Rero ni byiza, ikindi bagahura bakishima bakanezerwa, bituma nabwo mu mikurire yabo babona ko ababyeyi babo babafashije kugira ngo ikigero bageraho. Rero nabikunze cyane, nkaba numva bishoboka umuntu wese, umubyeyi wese yayobora umwana ahantu ho kwiga ariko bamuyobora mu nzira ya gikristo. Murakoze kandi nashimiye abayobozi b'iki kigo kubwo gutegura uyu munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mu ishusho yo kurerera Imana no kurerera umuryango nyarwanda, ni ikihe kintu wagiraho inama abayobozi bayobora kino kigo wabonye kitagenda neza muri make? Kuko ijisho ry'umushyitsi riza ribereba icyiza n'ikibi. Ni ikihe kintu bakosora? Icyiza, ibyiza nibyo byinshi, nibyo nabonye cyane. Ibibi byo wenda kereka umuntu yinjiye cyane mu bundi buryo, ukinjira mu buryo bw'imiyoborere yabo no ku kigo, ariko mu by'ukuri ibyo twabonye aha ngaha ni byiza. Ni byiza, batoza abana neza, bafite abarezi bazi kubakurikirana bakabitaho, bakamenya ngo ese ntago barahungabana, mu buryo bwo kurerera igihugu ndetse n'Imana. Ibyo nabonye aha ngaha ni byiza. Ibindi niba bihari bibi birumvikana, nabo bajya bagenda babikosora, kandi hari igitangira riba ritoya, ariko uko umuntu agenda yigira imbere akagenda ibintu biba byiza. Ariko ibyo twabonye uyu munsi wa none ni byiza. Ibi nabyo nabibonye nabivuga, ariko ntabyo. Iyo wabonye. Imana y'amahoro iguhe umugisha, urakoze kuba wemeye kuganira na Izabisoza TV. Yego murakoze cyane. Amen. Yego, twongeye tubonye umumama nawe wari witabiriye muri uyu muhango guha abana bo muri nasari ya Nyanza noheri. Twishimiye nawe kumuganiriza, reka tumusuhuze nawe adusuhuze, ayibwira abadukurikiye. Muraho neza mama? Muraho neza. Nanjye nari naje gufatanya n'abana bo muri nasari ya SD Nyanza ndetse n'iya Karembure. Uyu munsi wari umunsi mwiza kugira ngo tubahe noheri banarangiza umwaka. Ni umunsi rero wateguwe kugira ngo abana banezerwe. Naje ndi nk'umushyitsi, natutse mu itsinda ryitwa DNI. Natwe hari abana bamwe muri bo twazananye kugira ngo basangire n'abandi iyo noheri. Ni icyo gikorwa twari twajemo uyu munsi. Iki gikorwa cya gisanzwe kibaho cyangwa cyabayeho uyu munsi? Oya, iki ni igikorwa ngarukamwaka. Uko umwaka utashye abana bagomba kubona noheri, nuko bigenda. Niki kintu kijya kibavuna mu kurera bano bana? Ikintu cya mbere kivuna, buriya umwana kurera, kubyara ni kimwe no kurera ni ikindi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe guha umwana uburere bujyanye n'aho igihe kigeze, bisaba ko nawe ugomba kuba ufite mind ifungutse, ugomba kuba nawe wasomye, ugomba kuba wize, kuko kurera umwana si ukumugaburira gusa. Oya, kurera umwana harimo kurya, harimo kumutuma akura mu gihagararo, ariko no gutuma ubwonko bwe bukura, kuko ikigero bagezemo niho ubwenge n'ubwonko bw'umwana bwaguka. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kigora cyane kugira ngo umwana n'imyaka ye ntabasha kumva aho ushaka kumugeza. Rero bisa nyine ngo umugenze gakeya kugira ngo abashe kwakira ibyo uri kumuha. Nabonye harimo abana bato cyane ku buryo no kumubwira ngo tonda umurongo atabizi, ariko ukabona ibyo bari gukora basa nkaho babiziranyeho, kandi ubona batari no mu kigero kimwe
ku buryo ni wa mwana ngiye mu rugo nta natinyuka no kubwira ngo iki kimeze gutya ngo ariko mwebwe mubishobora mute ngo ndi kukubaza nk'umuyobozi ngize amahirwe kubera ko mbonye umuyobozi w'aba bana umwe mu bayobozi b'aba bana ni iki kintu mukora ni iki kibafasha kugira ngo muboroganize mubageze kuri ubu bumenyi n'ubuhanga nabonanye? Ikintu cya mbere buri ikintu gikomeye ni uguhuriza hamwe abana. Nuvuga ngo umwana rimwe ari mu rugo ntago abona uwo yigiraho, ariko iyo ahuye n'abandi akabona ngo umwambwe ngo ajya ku murongo nawe abona ko ibyo yakoze yabyishe nawe agakurikira abandi akajya ku murongo. Uko rero babahuriza hamwe babahereza ubumenyi hamwe, hari ibyo bigira ku bandi, hari ibyo bakora ku barezi babo, bagahuza n'ibyo bakuye ku babyeyi. Ariko urumva iyo abana bahuriye hamwe umwana yigira ku wundi. Wa wundi ubwambwa ngo ntajya ku murongo, ariko iyo abonye mugenzi we awugiyeho ni ukuri biroroha. Niyo mpamvu kuzana abana mu mashuri y'incuke ni iby'igiciro kurusha kumugumisha mu rugo. Inama wagira ababyeyi batazana abana ku mashuri nka gutya kuri aya mashuri y'incuke bakavuga murabahenda cyangwa se ntabwo babona uburere bw'abandi bana, niyo nama wabagira? Ni ukuri kurera umwana ni iby'igiciro cyinshi, nta nubwo umuntu abona ikintu abyishyura. Nagira inama ababyeyi uko umwana aza mu bandi, nubona ko uyu munsi batangiye batinya banarira, ejo uzasanga asubiza avuga atinyutse. Icyo nagira inama ku bandi babyeyi bazana abana mu marerero, kuko uko umwana yigira ku wundi hari aho bimuvana hari n'aho bimujyana, kandi nta burezi buhenze. Uburezi ntabwo buhenze mu by'ukuri, nta kintu wabona wahemba cyangwa se wakwishyura uburere bw'umwana. Ntabwo rero twavuga ngo birahenze, ahubwo igihenze kurusha ibindi ni ukugira ngo ubimenye unabyakira, umenye ko icyo kintu umwana agikeneye. Icyo kirahenze, wamaze kukimenya no kumwishyura ntabwo byaguhenda. Hari ababyeyi bazabakurikira, hari n'ababakurikira umunsi ku munsi, hari n'ababakurikira umunsi ku munsi. Nkaba nakwibaza ngo mbese ni iki kintu tuzakora kugira ngo uburere bw'aba bana bwiyongere mufatanyije n'ababyeyi na leta n'Imana muri rusange? Icyo twakora kugira ngo uburere bw'abana bwiyongere, abana buri munsi habaza iterambere rirahinduka, uko imyaka ishira indi gataha uburere n'uburezi birahinduka, ntago biguma uko byari bimeze. Rero twasaba leta idutera inkunga, ishyigikire abarezi babone benshi bahagije bigisha abana mu nshuke. Twisemo ko abarezi bigisha mu nshuke ari tumenye bukeya, kandi bakwiye kuba bafite ubumenyi bwinshi, kuko ni hano umwana apfira ino mwana akirira. Rero birakwiriye yuko leta itera inkunga, abafatanya bikorwa bakaza. Ni ukuri birakeneye ko habaho ubushobozi buri financier, ubushobozi buri mentality, ibintu byose mu buryo bwose hakenewe ubushobozi. Dukeneye inkunga zo kugira ngo abana bagere kure kandi batezwe imbere mu by'uburezi bwabo. Reka tugushimire umwanya mwiza uduhaye kandi ukatubwira ibintu by'ingirakamaro. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Yego, ni iby'ibyishimo ndetse cyane tubonye CEO wa Izabisoza TV agiye no kutubwira uyu mushinga icyo ahagarariyemo, niba ari we diregiteri mukuru, niba ari we management, niba ari we diregiteri, niba ari we teacher, niba ari we. Muraho neza pastor? Amahoro y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Najejwe no kongera kubakira hano ku Izabisoza TV, by'umwihariko kuri uyu munsi wo guha Noheli abana bo muri nasari ya Nyanza. Nabonye ku mipira yabo handitse ngo New Kids. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Turabakire. Murakoze cyane, turabashimiye, tubahaye ikaze kandi kubadukurikiye. Yego. Nabonye muri iki gikorwa nge nari umunyamakuru ngenda ndeba utuntu twinshi cyane, ariko nabonye wateguye, nabonye wateguye rwose utuntu twinshi, mbona utworoganiza. Ese iki kigo ni cyanyu? Ni ikigo cy'ababyeyi, ni ikigo cy'ababyeyi, ahubwo nanjye mfatanya nabo kugira ngo turebe ko twateza imbere ireme ry'uburezi. Naho ikigo cyo sinavuga ngo ni icyanjye, ahubwo turafatanya kugira ngo turebe ko twazamura ireme ry'uburezi mu bana, cyane cyane mu bana batoya
abana bari muri iyi myaka. Nabonye uri umupasiteri ukunda abana ndetse cyane. Pasiteri, niki gituma ukunda abana cyane? Gukunda abana byo nanjye ndabizi ko mbakunda. Nabaye mu bana cyane cyane nahereye muri eglise kuko nakuriye muri Sunday School. Nkura mu ishuri ry'icyumweru. Nyuma nyobora iryo shuri ry'icyumweru mu myaka yanjye myinshi kugeza 2007 mpawe inshingano ngo nyobore ku rwego rwo kuyobora itorero. Nari ndi mu bana binkuriramo bimbamo mba mu buzima bw'abana. Hanyuma nyuma yaho ninjiyemo cyane nibwo namenye nasobanukiwe mu mahugurwa menshi nabonye, namenye ko umwana mutoya ameze nk'imperezo nshya. Reka nkoresha iyi mvugo, umwana ameze nk'imperezo nshya kuko nta biba byamwangiza, ibyo wamuremamo byose byakunda. Bibiliya ikavuga ngo umenyereze umwana inzira anyura azarinda asaza atarayivamo. Yes. Ni muri urwo rwego rero tumenyereza abana, tubana n'abana. Namenye ko umwana uko ushaka ko azaba ejo hazaza ubimugira akiri mutoya, atararenga iyi myaka kugera muri 6 gutyo hafi aho ngaho, kuko umwana agomba gukura mu bintu nibura nka binga. Agomba gukura mu bwenge, mu gihagararo, mu mbamutima no mu mibanire n'abandi. Ni no muri urwo rwego rero twatekereje gusangira n'abana Noheli. Ntabwo ari gaspillage, wabibona yakwibaza ati ubwo se kubera iki, ariko buriya tuzi icyo dukoze muri bo. Dufite ikintu tubaremyemo, ubusabane bagize, gusangira basangiye, nabyo ubwabyo ni isomo muri bo. Nabonye iki gikorwa umwe mu baderegiteri b'iki kigo yambwiye yuko iki gikorwa ari igikorwa ngarukamwaka. Pastor, hari uwakwibaza ngo ni ukubera iki mutegurira abana Noheli kandi no mu miryango bayibateguriye no mu mateorero bayibateguriye, namwe nk'iri shuri ry'inshuke namwe mugategura Noheli? Gutegura Noheli icyambere kirimo ko nkunda abana. Niyo mpamvu mba numva iyo nsabana n'abana, iyo ndi kumwe n'abana mba numva ubuzima bubaye. Hanyuma ikindi kuba tuyibategurira, ntabwo mu miryango nyine ni mu miryango bafite uko baba bayiteguye, ariko ntabwo baba bahuye ari abana batandukanye ku buryo basabana bagira imibanire. Yes. Ikindi kandi uku kuyitegura tubigishamo ijambo ry'Imana, tukabwira Noheli cyari cyo, tukabamenyereza inzira, tukabatozamo iyobokamana. Ni muri urwo rwego rero tuyitegurira hamwe. Hari uwakwibaza ntago bibavuna ku buryanyi na mu mufuka? Kuvuna gufasha cyangwa se gukora igikorwa cy'urukundo kivuna umuntu birimo mekanike, ariko yari idororike muri wowe ntabwo kikuvuna. Hari ikintu nasobanukiwe, ndakimenya neza, ndakizi pe. Namenye ko kurambura ikiganza ugatanga ukakibumbura ariyo gahunda yo kwakira. Iyo urambuye ikiganza nta muntu wakira apfumbatije. Iyo urambuye ikiganza ugatanga witegura kwakira kurushaho. Nubwo bimeze gutyo, bigaragara ko byagenze gutyo, ariko twizeye imigisha myinshi tuzakira muri ubu busabane bw'abamarayika b'abana. Pastor, nihe ntego nkuru y'iyi nasari? Intego nkuru ni gahunda ya leta mu gufatanya. Twifuza abana b'ejo hazaza. Nk'uko natangiye mbivuga, umwana uko umutangiye muri iyi myaka mike umuremamo wazaba we. Iyo biga bakuza ubwonko bw'umwana. Iyo akiri mutoya kuzamuka kugera ku myaka 5 bwiyubaka 80%. Hanyuma iyo arimo mu mibanire n'abandi
no ku ishuri turabagaburira tubaha indyo yuzuye. Iyo ndyo yuzuye ituma akura neza, akura mu gihagararo, akura mu mibanire n'abandi, akura mu mbamutima, akura mu bwenge, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero icyo turi gukora ni ugutegura abanyarwanda b'ejo hazaza. Wambwiye ko bitajya bibavuna ndetse kubera ko atari mekanike nyine, atari ibintu wishakamo, ahubwo ari ibintu nyine by'imvamutima bigutuyemo. Ese nta kintu mujya mubona nk'iki kigo cyanyu mukavuga muti cyanyu n'ababyeyi cyangwa se iki kigo cy'Imana n'igihugu, reka ariko mbyita, cyangwa se cy'Imana n'isi, namwe mwisangamo, nta kintu mujya mubona mukavuga muti iki kintu cyo kora tubonye ubu bushobozi, hari icyo tuba dufite nka vision twazamura ubwikube bw'ibyo muteganya muri aba bana ko babubona neza? Icyo kibazo ntabwo nyumvise neza. Urumva nari nkubajije nti hari ikintu yenda nkanjye nk'umunyamakuru, hari icyo ngewe njya mbona nkavuga nti iki kintu ndamutse ngifite, ubushobozi bwo gukora itangazamakuru bwakwiyongera cyane, abantu bakabona ibyo bakeneye ku gihe ndetse neza kurenza uko ngewe uko mba mbitekereza ntanga amakuru, hari uko ngewe mbibona yuko bidakwiye. Ariko ndamutse mbonye nk'ubushobozi bwo kugera kuri urwego runaka, ese mwebwe hari imbogamizi cyangwa se hari inzitizi mugira mu kurera bano bana kubwo mutabifitemo imbere, ahubwo atari mu buryo bufatika, yenda bw'amafaranga se, bwo kwagura ibikorwa by'amashuri, mukaba mwakubaka amarerero hirya no hino, za nasari hirya no hino, mukaba ese mwe murazigira? Ni icyo kibazo nari imbogamizi zirahari, kuko dutangiza ibi bikorwa byo gushyiraho amarerero ntabwo twabitangije ari uko dufite byinshi, ahubwo twabitangije turafatanya n'ababyeyi tugakora ibishoboka, ariko na leta yacu iradushyigikira. Leta iradushyigikira no kutwemerera kubikora no kuduha kuraje, igihe kimwe bakaduha n'amata, baraduha amata. Turashimira leta yacu y'u Rwanda yitaye ku ireme ry'uburezi cyane cyane bw'abana batoya. Ntabwo ari bo yitayeho gusa, ariko abana batoya cyane nabo barabizi ko ariyo pipinyeri y'ubuzima bw'ejo hazaza. Hanyuma izindi nzitizi tugenda tugira zo zirahari, ariko twibwira ko hamwe no gusenga no kwizera no kudacika intege tuzabigeraho. Ibintu byose iyo ushyizemo imbaraga ntucike intege, iyo uzi icyo ushaka ukigeraho. Pastor, dusoza, hari akantu ngiye nakwisabira, umuntu aramutse yifuje kubatera inkunga, amarembo arakinguye cyangwa hari umupaka atagomba kurenga? Oya, nta kibazo, amarembo arakinguye. Mbere yuko wenda nakomeza, reka nshimire DNI Ministry ihagarariwe na Bishop Habineza Jean Claude kuri iki gikorwa cyo guha abana Noheli. Buri mwaka baduha support, badutera inkunga pe, aho ari abyumve, ndetse na DNI turabashimira kubw'ubufatanye. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ku wundi wese, umurimo ni mugari mu bana, aho twifuza kugeza abana ni hagari cyane. Wadutera inkunga yabakoze, kuko hari byinshi bikenerwa. Hakenerwa iyo ndyo yuzuye abana bafatira ku ishuri, hakenerwa, ntago turagira ubushobozi bwo kubona inyubako zacu. Ibyo byose ni inzitizi dufite imbere yacu, n'ibindi. Nta myicungo ihagije, hari aho tugera bitewe n'isomo ugiye kwigisha ugahita ugonga igikuta kuko biri aho, ariko nyine ugahita wirwanaho ukagera ku ntego ukishakamo ibisubizo. Ntore niga nyishaka ibisubizo. Niyo mpamvu imiryango irakinguye, ariko kandi ku muntu wemezwa n'umutima. Reka tugushimire ku by'umwihariko Izabisohoza TV, bakanda subscribe, like, share na comment, batubwira icyo twahindura mu biganiro ndetse n'icyo twakongeramo, kandi tubashimira ubufatanye bwiza bagenda batwereka yuko bari kumwe natwe.
nawe tugushimira pastor. Imana iguha umugisha kubw'umwanya uduhaye, Imana iguha umugisha kubw'iki gikorwa mwateguye, nabikunze nabyishimiye, nubwo batandiba kuri kamera ariko uyu munsi nasetse. Imana ibahe umugisha. Nshimiye ababyeyi bemeye kuduha abana n'abafatanyabikorwa beza, kuko umuntu ashobora kugambirira byinshi akanatekereza byinshi ariko atabonye se umuntu nk'umwana byagenda gute. Kambashimire babyeyi, mwarakoze kuduha abana, mukomeze mubaduhe kandi mutube hafi, dufatanye kurera kuko tubafata umwanya mutoya wenda ariko mu yandi masaha ya nyuma ya saa sita nimwe muba muri kumwe. Muturerera abo bana, muturerere ibyo bibondo, mwibahahamura, mwibakubitana umujinya, nimubahane kibyeyi, murerere u Rwanda n'igihugu n'Imana. Murakoze cyane. Twatangije n'isengesho dutangira kino gikorwa, mwabasengeye ndi mu kiganiro na bamwe mu bashyitsi bari baje kwifatanya namwe. Reka tubasabe mwakire mikoro rwose mutusoreze n'isengesho. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ciao ciao. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye kuri Imana y'urukundo. Ijambo ryawe riravuga muri Yohana ibice 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuba twizihiza Noheli niyo nkomoko y'urwo rukundo wakunze abantu, bituma uzana Kristo aca mu nda y'umugore aba umwana kandi yari umwami. Turagushimiye ko wemeye gutanga Kristo, ariko nawe Kristo turagushimiye ko wemeye kuza. Turimo turizihiza ko wavutse, ariko wavutse kubw'impamvu yakuzanye. Tugushimiye icyo wadukoreye rero, kandi turasabye kugira ngo bane natwe dusengeye aba bana bose, tubasabiye umugisha. Bazakure neza, bazakure ari abana bubaha Imana, kandi bazakure ari abana bazagirira umumaro umuryango, bagirira umumaro igihugu ndetse n'amatorero basengeramo. Urakoze kubyumvise. Umuntu wese wabaye muri uyu mwanya umuha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.